inshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, ikiganiro ni amahitamo yanjye. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bakadusangiza ku rugendo rwabo rw'amahitamo n'impamvu bakora ibyo baba barahisemo gukora. Mu kiganiro amahitamo yanjye cyo kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira nawe. Nge rero mugiye gukomeza kubana nawe muri kino kiganiro. Amazina yanjye ni Muhirwa Claude. Ngiye gutangira rero ikaze umutumirwa wacu wo kuri uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mute? Turashima Imana. Twishimiye kubana namwe mu kiganiro amahitamo yanjye. Murakoze cyane. Mbere yuko twanzika cyangwa se twinjira mu kiganiro amahitamo yanjye, tangira wibwira abadukurikiye. Yego. Amazina yanjye ni Twishime Josue. Ndi umusore ushima Imana. Umusore ushima. Ni umusore ushima Imana. Ikiganiro ni amahitamo yanjye. Yego. Mbere yuko tugira ibintu byinshi twinjiramo, tangira utubwira iyo wumvise amahitamo wumva iki? Amahitamo mu ndimi z'amahanga bakunze kuvuga ngo Choice. Yego. Right. Ni ikintu umuntu ahitamo kimubereye yumva nyine akurikije umutimanama we, sibyo aho umwerekeza. Yego, yaba ari ibyo akora, yaba ari icyo prefera guhitamo. Yego. Muri make amahitamo nuko nayasobanura. Amazina yawe witwa Ishimwe Josue. Yego. Wigeze ugira umugisha wo kubaza ababyeyi impamvu bakwise Ishimwe Josue? Kuko nta mahitamo bagize byanze bikunze. Yego. Bakubwiye ko kugira ngo bakwite Ishimwe Josue byavuye ku ki? Of course bashimaga Imana. Bashimaga Imana ko bw'umugisha yabahaye. Umuhungu navutse ndi imfura. Yego. Ko rero kwari mu rwego rwo gushima Imana. Abanyarwanda bo baravuga ngo kwibyara bitera ineza kandi imfura ingana na se. Yego. Yego. Tugiye gutangira rero ku rugendo rwawe n'ubundi, kuko ikiganiro cyitwa amahitamo yanjye. Ukiri muto, hari ubwo wigeze uhitamo gukora ibyo uri gukora uyu munsi uri buze kuza kutubwira, cyangwa se ababyeyi ubwabo nibo bafashe iya mbere baguhitiramo, bagutegurira kuba uwo uriwe uyu munsi? Nkiri muto nkeka ko nta mahitamo akaze nari mfite. Usibye bya bindi umwana wese akora avuga ati nzaba iki. Yego. Ariko nari ntaramenya gukora amahitamo. Because nari muto nk'abandi bose. Yego. Ariko ku bijyanye n'ibyo nkora, icyo nzi ukuboko kw'ababyeyi ntabwo kwabura, of course. Yego. Umubyeyi yagukurije agakora discipline runaka, umurongo runaka ukawukurikiza, nta kikubuza kutagira ku mahitamo yawe. Yego. Akenshi usanga ababyeyi bacu bivanga mu mahitamo yacu. Ese ubona ari ikintu gikwiriye yuko umubyeyi ashobora kwivanga ku mahitamo ushobora kugira, cyangwa aba agomba kukwereka umurongo ariko ibyerekeranye no guhitamo bikaba wowe ubwawe? Ngewe niko numva byaba byiza kurushaho. Ni uko ukoresheje ijambo kwivanga, ariko buriya no kugira inama aba yivanze mu buzima bwawe. Nkeka rero ko uruhare umubyeyi ashobora kugira mu mahitamo y'umuntu, kumugira inama, kumwereka inzira, kumubwira atari kuciye ahangaha ukoze iki cyazagira umusaruro. Kuko buriya ababyeyi ni bakuru, bafite experience. Nta mubyeyi wakwifuriza ikibi. Ndetse bafite na experience yabo yabonye babiciyemo bagasucceedinga ibyababayeho. Kuba yakubwira ati ukoze iki cyakubera byavamo, nkeka ko ari umugisha. Yego. Rero niyo wabyita kwivanga, ariko no kwivanga kwiza. Yego. Ngewe ndabishyigikiye cyane. Urabishyigikiye ko umubyeyi agira uruhare mu gufasha umwana we kumuhitiramo inzira nziza. Yego. Mbere yuko twinjira mu buzima bwawe busanzwe, uri umukristo?
yego. Urugendo rwawe rw'ubukristo, ni ababyeyi bagufashije guhitamo kuba umukristo, cyangwa waravutse usanga ni abakristo nawe uba umukristo, cyangwa hari indi nzira byanyuzemo kugira ngo wisange uyu munsi wa none witwa umukristo? Navuga ko ari ababyeyi babigizemo uruhare, kuko navutse nisanga mu muryango wa gikristo, naho mariye kugira ubwenge mbona ntacyo bitwaye muri uwo muryango wa gikristo. Yego. Ntabwo rero ko ari ababyeyi babigizemo uruhare. Akenshi usanga abasore nkatwe urubyiruko, bamwe na bamwe badakozwa ibyo gusenga cyangwa se kujya muri iyo nzira. Ubona umusore cyangwa se inkumi iri muri ino nzira, ubona bifasha iki uwo muntu uri mu myaka nk'iyo turimo y'abajene? Abasobanutse. Njya nkunda kuvuga ngo umukristo cyangwa se umuntu uzi Imana abasobanutse. Uramureba mu nzira ukamumenya ukavuga ati uyu musore kabisa arasobanutse. Kera wasangaga abakristo ari abantu batize. Niko babifataga, ariko ubu ngubu umukristo aba yarize. None se yabasha gusoma Bibiliya atarize? Kugeza ubu ngubu abakristo cyangwa se uwitwa umukristo ni umuntu usobanutse, ni umuntu ufite gahunda. Niba ufata umwanya wawe ugakora, sibyo? Ukagira igihe cyo gukora, ukagira n'igihe cyo gusenga, sibyo? Ukacyubaha, kuvuga ati uyu munsi ndajya gusenga, urumva utari kuri gahunda se? Ibintu biri kuri gahunda, umuntu wasobanutse rero. Ababona yuko noneho abasore bari muri uwo mujyo ari amadage, bafite ibibazo byinshi. Bafite ibibazo byinshi kuko kuba umuntu asenga ari umusore ntaho bihurira no ku bidage, sibyo? Yego ni imvugo iriho mu rubyiruko rw'iyi minsi, ariko nkeka ko nabo hari ahantu bagira Imana ikabigaragariza, sibyo? Ikabigaragariza yuko bakwiriye guca bugufi bakayubaha. Yego. Iyo icyo gihe rero kigeze, niho basubiza ubwenge bafata, ahubwo nari iki buriya? Kuki nabigiyemo? Kuki nabigiyemo before? Sibyo? Nkeka rero ko aho ngaho ariho Imana itegera abantu. Imana itegera abantu, ariko ntaho bihuriye no ku bidage ngo no kudasenga rwose pe. Tugiye kwinjira no mu buzima bwawe busanzwe. Kugeza ubu ngubu uri muri Amora Music Hub. Ubundi tubwire Amora Music Hub ni iki? Ese wowe uyirimo nk'iki? Amora Music Hub navuga ko ari Art Media House. Donc ni inzu y'ubugeni. Ni inzu y'ubugeni. Ihuriyemo ubugeni bugiye butandukanye. Aricyo bita hub. Yego. Niyo mpamvu cyiswe hub. Urwungikane rw'ibintu bigiye bitandukanye ariko bihuriye ku bugeni. Yego. Ushobora kuba uri interested muri music. Yego. Ushobora kuba interested muri painting, sibyo? Ushobora kuba uri interested mu mbyino runaka. Ushobora kuba interested mu gukora amavideo, sibyo? Amavideo. Ushobora kuba wahinga indirimbo, wayandika, wayiproducinga, ubwo ruhurirane rw'ibyo bintu byose. Yego. Icyo bita Amora Music Hub itanga serivisi kuri ibyo byose. Nawe nka Ishimwe Josue, umuntu umenye Amora Music Hub ubwa mbere, yagufata nk'umuntu umeze ute muri Amora? Ndi umuntu usanzwe, ariko by'umwihariko cyaje ari igitekerezo cyanjye mfatanyije na mumina wanjye. Hanyuma dukora iyo Amora Music Hub bitewe n'uko niho twisanze muri art muri rusange. Yego. Turi abaririmbyi, so turavuga kuki tutakora ikintu cyaduhuza n'abandi bantu muri area imwe. Cyane ko twashaka kuhagira ahantu hahurira
izo ari zigiye zitandukanye, yaba abaririmbyi yaba abashushanyi bose bagahurira hamwe bikaba ari ikintu kibahuza. Nizo zari indoto zacu, ntabwo twabigera ariko twizera ko bizagerwaho. Wowe Kode nimba uri umuririmbyi nkaba ndi umushushanyi cyangwa se nanjye ndi umuririmbyi, tugire ahantu duhurira tuganire tuvuge ururimi rumwe. Rero ni icyo twifuje kandi twizera ko bizagerwaho. Uvuze yuko hari ibitaragerwaho, ubundi ibyagezweho ni ibiki ku buryo umuntu uri burebe kino kiganiro cyangwa se uzanakireba ashobora kuvuga ati nshobora kuba nari mfite ahantu numvaga nabaza ahantu hakorerwa ikintu nk'iki ngiki cya art, nkaba narabuze ahantu nabariza, ariko menye Amora Music Hub. Ubundi muri Amora Music Hub specifically ubu ngubu murimo murakora iki? Umuntu utayizi noneho gerageza noneho udufashe uduhe ishusho rusange ya Amora Music Hub. Yego, ubu Amora Music Hub dufite Amora Rehearsal Studio, naho abahanzi cyangwa se amakorali cyangwa abantu baririmba ku giti cyabo baza bagakora imyitozo. Haba hari ibyuma bigiye bitandukanye bitewe n'icyo umuntu yifuza gukoresha. Ikindi dufite class yigisha umuziki muri rusange, music class. Ushaka kwiga ingoma, ushaka kwiga piano, gitari, saxophone, ibyo byose hano turabyofaringa, izo service. Ikindi cyatangiye dufite studio. Yego dufite studio. Mugiye gutangira gukora production ku buryo production hari nabwo biri mu buryo bubiri, hari uko twayibakorera cyangwa se nabifuza icyumba cyo gukora mu production. Twashatse ibikoresho biri karite. Hari impano nyinshi ziri hanze, hari impano nyinshi ziri hanze, hari abantu benshi bari kurangiza ku Nyundo ariko bakabura aho bakorera. Aha rero mujye muza mukore nta kibazo pe, murakaza neza. Ikindi buratugira sound system mu birori bigiye bitandukanye, amakwe, amakonseri. Dufite na bande, buriya dufite Amora tugira bande, wifuza bande. Urumva kugeza ubu ngubu nizo service turi kofaringa abantu. Byaje ari igitekerezo gushinga Amora Music Hub, biza no kugerwaho igitekerezo gishyirwa mu bikorwa, ariko mugitangira ayo mahitamo mwagize yo gukora art, byanze bikunze kugira ngo ugire ikintu runaka ugeraho, nuko hari challenge bahuye nazo. Ni ikihe kintu cyabagonze noneho mu gucreatinga Amora Music Hub? Ni iki ubu ngubu mwishimira? Ikintu cyatugonze ni kariyeri. Nubwo twari abaririmbyi ariko gutanga serivisi buriya biragora iyo ukibyinjiramo. Kwinjira muri business yo gutanga serivisi usanzwe wenda ubikorera for free, ubikorera inshuti zawe, wangishe gitari mu kwigisha, none iyo ubigize business kugira ngo uzabyumvishe inshuti, kugira ngo uzabyumvishe abo musengana, sicyo kwinjira muri business. Bibanza gucaringa ariko nta birenze, bitambuka ndetse bagenda babyumva. Icyo mwishimira ni iki kugeza uyu munsi wa none muri Amora? Icyo twishimira ni uko iyo uvuze Amora mu bantu hari icyo bumva, kereka wenda abashya bari kubyumva nabo ntabwo babura, ntabwo brand name ntabwo yari babimenye ari benshi, ariko abenshi mu duha serivisi, ubwo ndi kuvuga abantu ba musicien, iyo uvuga ngo tujye kurepetera muri Amora barabimenya, barahamenya. N'ikintu twishimira, tubona Imana isa nkaho yadufashije cyane kuba abantu batumenye ndetse bakamenya n'ibyo dukora. Ni ikintu abantu benshi batangira amafaranga menshi kugira ngo babashe kubrandinga izina ryabo, ariko iyo tubona umunsi ku wundi hari abatugana, tubishimira Imana. Mutangira uno mushinga
mukabiganirizaho ababyeyi, nk'uko watangiye uvuga ko ababyeyi bagira ukuboko mu gufasha abana babo guhitamo ikintu bashaka kuba bakora. Ababyeyi banyu babyakiriye gute bumva ko mushaka gukora habo? Ababyeyi bacu ni abantu bumvikana cyane, ni abantu bafasha, bumva. Si n'ababyeyi bacu gusa, umubyeyi uwo ari we wese umwana amubwiye icyo ashaka gukora akamubwira plan ze, ababyeyi benshi bakunze gushyigikira abana babo. Aho kugira umwana mu rugo udafite igitekerezo runaka cy'ikintu yakora, akagira imyaka nk'iyo mfite ubu ngubu ndekeza ko turi kugenda tuva mu bahire twerekeza mu batagatifu. ugasanga umusore ageze muri icyo cyiciro nta kintu yibwira. Urumva rero iyo umubyeyi agize amahirwe ukakibwira, nta kuntu atagufasha. Natwe rero ababyeyi bacu bakora uko bashoboye kose, bakaduha ibitekerezo, bakadusengera. Nkeka ko kabisa baradufasha pe. Iyo abantu nkamwe nk'abasore mumaze kugera ku kintu nk'iki ngiki, akenshi usanga abakobwa bakunda abantu bari famous. Mubimanaginga gute, mubihuza gute na bashiki bacu? Icyiza ni uko ntaraba famous. ariko byanze bikunze iyo bavuze Josué Amora Music Hub, hari ibyo umaze kugeraho nubwo utari wagera ku byo wifuza, bishobora gutuma hari umuntu ushobora kuvuga ati umusore nka Josué namukurahe? Ntabwo baragera aho hantu pe. Ntacyo nari nabacyo gituma bifuza umusore umeze gutyo, ariko ntabwo babura ko bataraboneka Claude. Ntabwo baraboneka, ariko nkeka ko banabonetse twareba uko tubigenza, twamenya uko dukemura icyo kibazo cyabonetse. Ariko kugeza ubu ngubu nta kibazo, ariko nta nubwo ari ikibazo. Mbese kugira inshuti z'abakobwa ni ikibazo Claude? Si ikibazo, ariko management ntabwo byari byagera ku rwego biba byinshi ngo bisabe management irenze. Tugira inshuti z'abakobwa, tugira inshuti z'abahungu, tugira inshuti z'ababyeyi. Ibyo byose umuntu abasha kubimanaginga bigakunda. Unsubije igisubizo cy'abanyapoliticiens. Bishoboke ko gusa buri umwe wese abashije kumva message ye, amenya n'uruhande ahagazemo. Ntabwo turi buze kuza gutinda, tugiye kwegera umusozo wa kino kiganiro. Turi kuganira amahitamo yanjye. Amora Music Hub by Created, mutangiye kwakira abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko hari n'abasitari bagiye baza. Ugiye umaze kubona nka Bruce Melody aje hano, ukabona ba Christopher baraje, ukabona ba Mani Martin n'abandi, n'iki kintu cyakujemo ukimara kubona abasitani nka bariya baje muri Amora? Yego, nigeze kubivugaho kare. Iyo ubonye ukoze ikintu noneho wagikoreye bakakugana, nta kintu gishimisha nk'icyo. Kandi bakaza appreciatinga ko ibyo mukora ari byiza, serivisi mutanga ari nziza, ntawe bitashimisha. Natwe rero biradushimishije. Mubihuza gute rero n'itorero? Iyo umuntu w'umukristo bamuzi ko afite inshingano mu itorero, ari umuririmbyi ubwiriza ubutumwa, ariko akaba akora business imuhuza n'abo mutizera kimwe, ku ruhande rwanyu n'itorero, ntabwo hazamo conflict? Ntabwo yazamo, kuko dukora ni nk'uko ukora muri banki akora. Ukora muri banki yakira abakristo n'abatari abakristo bose, akabaha serivisi. Natwe rero serivisi dutanga ziri open ku bantu bose. Niyo mpamvu rero nta hantu tugonganira n'itorero. Nk'uko nawe ntwaye imodoka bisi,
ntabwo najya ku marembo ngo nakira abakristo abakristo gusa yego tukaba dutanga serivisi hose rero cyane ahubwo biradufasha burya iyo uri umukristo hari indangagaciro ufite hari discipline ufite mu kazi utari umukristo ataba afite ibyo rero bituma ahubwo tubona abakiriya cya kintu cyo kuba smart bituma tubona abakiriya rwose yego ikiganiro ni amahitamo yanjye turi kuvuga ku mahitamo wagize n'umuvandimwe wawe kugira ngo uyu munsi wa none tube turi kuganira kuri Amara Music Hub ariko bishoboke ko hari umwana uri hariya mu giturage ushobora kuzareba kino kiganiro afite impano zigiye zitandukanye akaba yifuza gukora music akaba yifuza kuba umucuranzi mwiza kuba umufotografa mwiza muri make akaza muri art ni ukuvuga kuri iyo choice ye ashaka gukora ariko akaba atazi ngo nabitangira gute ese nagana bande kugira ngo bamfashe kugera kuri iyo choice kuri ayo mahitamo yanjye uwo mwana ni ubuhe butumwa ushobora kuba wamuha cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kuba ari n'umubyeyi udukurikiye ufite umwana ukunda art ni iyihe message wamuha kugira ngo ya art ye bwa bugeni bwe ya musique cya kintu kimurimo umubyeyi abashe kumufasha kugishyira mu bikorwa amahitamo ye ashyirwe mu bikorwa yego twavuze kuri art cyane ariko hari indi andi sector tugiye gufungura ya tech yego Amara Tech urumva ni art tech oriented ubundi niko twashatse kubikora nuko twagiye dufungura ibintu bike impamvu mvize muri uriya kantu ka technology ni ukubera niho isi iri kutuganisha impamvu rero mbisanishije n'ikibazo rumbajije ni uko kugeza ubu ngubu ntago uzicara sibyo yego ngo utegereze akazi ka leta sibyo impano Imana yaguhaye itaranta Imana yaguhaye niryo ryambere ryo gukoresha we mubyeyi ubona umwana wawe ufite itaranta runaka sibyo mushyigikire mupushinge ashobora kumuzana muri Amara sibyo cyangwa no ku bindi bigo byose bifasirita iyo art y'uwo mwana sibyo iyo art y'uwo mwana sibyo hano dufite abona kita afite experience muri izo art zigiye zitandukanye sibyo baganira n'umwana sibyo bakumva icyo agamije nk'ubu hari umwana dufite umubyeyi umutuzaniye ashaka kumugira umumizisiye mu buryo bwa profession sibyo umwana afite impano yo kuririmba ni ukuvuga ngo ibyo turi kumufasha turi kumwubaka kugira ngo azagere kuri izo nzozi ze umwana ngo ashobora gucuranga gitari ashobora gucuranga piano ashobora kuririmba ashobora gusoma note sibyo urumva ni umumizizi uzavamo ukwiye gutakandagirwa n'umuntu uwo ari we wese bivuze iki rero umva umubyeyi ashyigikiye umwana gupushinga impano y'uwo mwana icyo navuga rero ko umwana uri hariya ufite impano birashoboka ko utarabona ahantu uyishayininga kugira ngo impano yawe ishayininga ariko igihe kizagera ibintu bitangira buhoro buhoro njya mbona hari abajya babikora neza ugasanga hari nk'umu-influencer runaka tuvuge nk'Andela tuvuge nka ba Bruce Melody uwo batanzemo urugero cyane ugasanga nk'umwana azi ko ayifite impano yo gushushanya aramushushanyije arangije aramufotoye aramutaginze sibyo kuri Instagram ugasanga wenda Bruce Melody arabyishimiye naho bihera umwana akamenyekana gutya mu mpano y'Imana yagiye iduha nyinshi zigiye zitandukanye reka tuzikoreshe dushyigikira abana bacu dushyigikira barumuna bacu abo tubona twaha ukuboko kugira ngo impano zabo zimenyekane tukubahe uvuze Amara Tech kandi ubu ngubu ashize iminsi 2 twinjiye mu biruhuko bigiye gufata hafi amezi 2 n'ibyumweru 2 muri kino gihe cy'ibiruhuko muri Amara Music Hub
muri guteganyiriza iki abana baje mu biruhuko? Yego. Kuri Amora Tech hari ibyo tugitunganya kugira ngo bizaze bimeze neza, ariko turi gushaka ama new technologies tuzajya twigisha abana, ndetse si abana gusa n'abakuru, kuko iyi si turimo ni isi ya tekinoloji. Yego. Ni isi ya tekinoloji. Aho rero ntabwo twari twabironshinga, ariko ubu ngubu icyo turi gutegura abana mu biruhuko ni ibijyanye na art muri rusange. Ubu ngubu twatangiye icyo bita summer program. Amora summer program. Mu gitondo tuba dufite abana bato. Dufite abana bato biga muziki. Buri wese akora amahitamo y'igucurangisho ashaka gucuranga. Hanyuma ku mugoroba tukagira class y'abantu bakuru bo bashaka kwiga. Hanyuma muri weekend tuba dufite nimba nabyita nk'imyidagaduro. Ni class ariko yo kwidagadura. Abana biga gushushanya, bakiga kubyina izino mbyino za traditionnel, imbyino nyarwanda. Biba ari ibintu byiza. Ntabwo porogaramu twabaye duteguye k'abana muri vacances. Yego. Wowe mubyeyi udukurikiye kuri Rwanda 24 TV, niba uzi ko ufite umwana wawe, muzane muri Amora Music Hub. Nta mpamvu yo kwirirwa rero urwana nawe aguserereza ajya ahantu hagiye hatandukanye atanamufitiye umumaro. Icyiza rero tegura ejo heza h'uwo mwana, umutegurira kwiga umwuga, kuko mu gihe kizaza umwuga wo ntabwo uzigera usaza. Josue, turimo turasoza. Utarambaza ibya nyuma, uvuze ku bana, ariko nagira ngo mbwire no mubyeyi ko nawe akenewe. Dufite ababyeyi biga, ugasanga umama araje avuye mu kazi, araje ari kwiga gitari, sibyo? Urumva rero ikintu ari gukora icyo gihe ntabwo ari uko abikoze ashaje cyangwa se akuze, ahubwo ari gufasha ba bana bari mu rugo, ari kubabera imbuto, ari kubabera urugero rwiza. Cyane ko umwana utangiye atakiri muto no mu ishuri ubwonko burafunguka, ukabasha kwakira neza amasomo umwarimu amuha cyane. Uriya music ifite aho ihuriye n'imitekerereze yacu. Urumva rero ndi gutanga urugero ko umubyeyi, niba umubyeyi yize akagitari akagenda mu rugo akabataramira, umuryango akabaririmbira, hari icyo azasiga muri uwo mwana. Cya kindi ngo kwibyara bitera ineza sana. Hari icyo azasiga muri abo bana. Icyo nari mbivuge rero, babyeyi namwe ni muze, n'abantu bakuru ntabwo bahejwe. Yego. Hari icyo rugiye kumbaza. Icyo nangiye kukubwira turi gusoza, ni ubuhe butumwa ushobora noneho kugenera ababyeyi bawe? Ababyeyi urantunguye. Ariko murababwira ko mbakunda. Ababyeyi banjye ndabakunda, kubera ko nibo nkesha ibi byose. Yego. Nibo nkesha ibi byose. Iyo batandihira wenda ngo nige, ushobora kuba ntari kuba ndi hano, ushobora kuba ntafite ibitekerezo nk'ibyo umuntu afite bimuteza imbere. Ntabwo niyizi nyine iyo batampa akaboko. Yego. Muri make rero ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Yego, niba aribyo nababwira. Harmony Hour bisobanuye iki muri music ya Amora Music Hub? Harmony Hour, ku batayizi, ni imwe muri porogaramu ya Amora Music Hub. Yego, ni ikiganiro kiba Friday cyangwa se ku wa nyuma w'isabato, ku Adventiste y'umunsi wa karindwi. Hanyuma ni kiri gospel. Ni ikiganiro kiba kiri gospel, aho dutumira abahanzi bagiye batandukanye, hanyuma bakaza tugahimbaza Imana. Iyo saha rero twayise ya Harmony Hour. Yego. Yo kuramya no guhimbaza Imana. Gitangira saa 3:30 kikarangira saa 5. Nawe niba ufite impano cyangwa se ufite amahitamo, ushobora kutuganirira mu kiganiro amahitamo
yanjye. Ushobora kutwandikira kuri Instagram page ni Rwanda24 TV, cyangwa se ukaba waduhamagara kuri nimero iri imbere kuri screen yawe, cyangwa se 0784 21 281. Ukaba wadusangiza amwe mu mahitamo wagize mu buzima bwawe, kuko hari abo afasha, hari abo arimamo icyizere bumva ko hari ibintu bitashoboka, ariko iyo udusangije ibintu bibasha kugenda neza. Reka rero tubashimire, kandi ishimwe Josue, nawe turagushimiye ku mwanya wawe, kuba wigomwe yuko tukaganira ku mahitamo yawe yo gukoratinga Amora Music Hub. Murakoze cyane Claude, kandi ntabwo nabura gushimira Rwanda24 TV ku itafari mukomeje gushyira kuri art by'umwihariko, no kuba abantu bamenye ibikorwa, no kuba mwakomeza kuganiriza abantu ku mahitamo yabo. Itafari rikomeye mukomeje gushyira, Imana ibamugisha. Yego. Ikiganiro amahitamo yanjye ni buri wa gatatu 12:00 z'umugoroba. Amahitamo yanjye nakagaruka.